Yesu ashimwe. Tubahaye ikaze abadukurikiranye kuri uyu munsi. Uyu ni wa mwanya tugiye kwakira ubuhamya bw'umubyeyi wacu Imana iherutse ku urubyaro. Hari benshi bagiye babyifuza, rero uyu ni wa munsi tubahaye ikaze kandi mugubwe neza. Mubyeyi tubahaye ikaze muri uyu mwanya. Murakoze cyane. Mutwemerere twatangira n'isengesho, mukatuyobora mu isengesho, hanyuma tugatangira twabwira abantu imirimo y'Imana. Karibu mu isengesho. Mana, turagushima mu izina rya Yesu. Waravuze ngo bogeshe ukuri kwawe, ijambo ryawe ni iry'ukuri. Amen. Turashimye kuko wakunze kuduterana uyu munsi wa none. Tukaba tuje gutanga ubuhamya bwatwubatse kandi bwubaka n'abandi. Abantu bose batwumva Mwami Yesu, kugira ngo wewe wenyine niwe ushobora kumvisha umwana w'umuntu uri mu kigeragezo nk'icyo twaciyemo natwe twese, ukabana natwe Mwami Yesu muri kano kanya. Nibuka Solomoni kubaka inzu, uramubwira ngo ikizabagora nikikabananira, bakaza bagapfukama mu nzu yawe bakarambura ukuboko berekeje iwawe, uzabumva. Indwara nizatera z'ibyorezo bakarambura ukuboko berekeje kuri iyo nzu, uzabumva. Indwara zaza za mugiga n'izindi zose bakarambura ukuboko berekeje kuri iyo nzu, uzabumva. Natwe turambuye ukuboko tukwereka abantu bose bazategera ubuhamya bwacu cyangwa se bazabwumva, ngo bane nabo aho bari hose mu mahanga yose atari amwe. Mwami Yesu, turakwiyegereje kugira ngo bane natwe. Tugiye gutangira rero ubuhamya tuvuga n'amashimwe wadukoreye mu myaka ingana kuriya. Uri Imana ishoboye byose kandi uri Imana wumva gutaka k'umwana w'umuntu. Ubwo twagutakiraga waratwumvishije Mwami, natwe turashima kuko tubonye igisubizo cy'amasengesho yacu. Ubane natwe Mwami Yesu, tugiye kuvuga. Umuntu wese umuheza umutima wo gutegera no kumenya, natwe tubashije mu byo tuvuga, ntitugabanye ntitwongere, tuvuga nk'ibyo waduhaye, kandi twifuza kuko ubana natwe ko twambika imbaraga zawe. Umugisha w'Imana ube hejuru yacu mu izina rya Yesu. Amen. Amen, amen. Murakoze cyane kutuyobora mu isengesho. Turifuza ko noneho mutangira mutubwira Imana yabahaye umwana. Ndatekereza ko ari muri 2025 mwadutangirira noneho mbere Imana ibaha isezerano ry'uko muzabyara, mbese mu myaka yatambutse. Umwanya no wanyu kugira ngo mutuganirire. Murakoze cyane. Dushimye Imana kuko ari Imana yumva ibyo umwana w'umuntu atekereza, kandi umwana w'umuntu ashaka ibyiwe byose kugira ngo bize bitunganye. Ariko si bwo bushake bw'Imana. Imana ifite uko yavuze, Imana ifite uko ubuzima bwawe uko yagupangiye uzabaho no kuzarangiza urugendo. Imana ibibizi. Nubwo abana b'abantu dukunda kuyoberwa tukibagirwa, ariko Imana yo ibibizi ubuzima bwawe bwose. Mbere yo kugira icyo tuvuga, ndasaba kuko nshatse gusoma hano, kuko iri jambo rero ryaranejereje kuko watubanjirije sogokuruza wo kwizera tuvuga Aburahamu. Nawe yaciye muri ibyo bigeragezo byo kubura urubyaro, ariko aragutegereza. Imana irabikora, imuheza umwana Isaka. Niho nifujije nanjye kuko nshobora gusoma iryo jambo kugira ngo abantu badukurikirane baryumve. Turasoma hano mu Itangiriro ibice 21 n'umurongo wa 7. Aravuga ngo ninde uba warabwiye Aburahamu yuko Sara azonsa abana,
ko mubyariye umuhungu ashaje. Amen. Iryo ni ijambo rya Aburahamu Imana yari yaramusezeranije kuko azagira urubyaro. Nawe yarashatse nk'abandi kuko natwe twashatse, aratura, ariko yari afite isezerano ry'Imana ko azabyara. Arabutegereza imyaka myinshi. Umugore yari afite imyaka 90, Aburahamu nawe afite imyaka 100. Urumva barategereje isezerano ry'Imana ko rizasohora, kuko Imana yari yarabasezeranije, irababwira ngo urubyaro rwanyu ruzangana nk'umusenyi wo ku nyanja, ahandi uzangana nk'inyenyeri zo mu kirere. Bategereza bihanganye. Nubwo nyuma yaho haciye kurambirwa, umugore we Sara akamutegeka, cyangwa se aramubwira ngo akwiye guca hirya ashaka, aramwumvira, ashaka umukobwa w'Abaramu witwa Hagari, ke yamuzaraho umwana w'umuhungu Ishimaheli. Amaze kumuzaraho umwana Ishimaheli, ariko nanone akagira rya sezerano. Imana iramubwira ngo uwo ni uwanyu, kuko bagiraga umuhango, igihe bamubonye baramwishimiye, baramusoma, baramuhungura. Imana irababwira ngo uwo ni uwanyu, ni mumusome kandi mumuhungure, ariko ngewe wanjye ndacyamutegereje. Ndashaka kubereka kuko ndi Imana y'ibitangaza. Nubwo nyine mfite aho namubise, nshobora no guhamagara uyu munsi wa none akaza umwana w'isezerano n'abasezeranije. Byarabaye kugeza igihe nanone biba ngombwa, kuko uwo mugore yari yazanye w'ishureke niko babyita, amusenda, aramwirukana. Nanone umwana aravuka, Isaka w'isezerano. Amasezerano y'Imana abaruzuye, amasezerano y'Imana barasohoye. Ibyo byose ashima Imana kuko ibyo yavuze bidahera. Nanjye uwo ni Aburahamu, ngiye kuvuga ibyanjye rero. Nanjye nabayeho nsenga Imana nkiri mutoya, nta byaha byinshi navuga nagumye kwigaraguramo. Nsenga Imana nkiri mutoya, ntaranamenya n'ubwenge, ariko nyine kumva Imana imbamo, nkagera mu rusengero, kumva mfashwe n'indirimbo, kumva ijambo ry'Imana ndaryumvise, mbikuriramo, mbikunze, kugeza igihe maze kuba mukuru, umwana mukuru, ntangira nanjye kwitoza gusenga. Noneho ku giti cyanjye ngasenga Imana, kumva mfite umunezero, kumva mfite ibyishimo, kuko naririmbye cyangwa se nasenze. Ubwo ni mu wuhe mwaka mwumva mwari mumaze gukura? Tumaze gukura cyane, kumenya ubwenge neza, no kumenya n'imvugo y'Imana, ni muri 73 nibwo mwumva mwakijwe neza, musobanukiwe noneho. Kandi tumenya n'imvugo y'Imana, tumenya ko Imana ivuga, kuko ubundi twasomaga muri Bibiliya tukavuga ngo Imana yakoze ibingibi, yakoreye Abisiraheli ibingibi, bikora gutya. Ariko kumenya kuko Imana ivuga nicyo biherero muri 73. Tukaba twari dutuye ahantu muri Kongo, ahantu hitwa mu Marunde. Hari abagabo nyine tuvukana, bari babiri, batangiza itorero, barubaka itorero ry'Ubusura, ko tukasengeramo. Mwamugiye bwo kuntu ryitwaga iryo torero? Ryari Serisa. Seripa, unyine Seripa.
barayihinduye basigaye bahita ngo ni sepa. sepa. Icyo gihe nicyo gihe iryo torero twasengeragamo cyangwa se community. Ubwo turi muri 73 batangiye iryo torero. Ubwo hari muri 72 umwaka uza kurangira dufatira 73. Bukeye akaba undi nawe ni mukuru wacu witwa Karebu Rugari, akaba yaratuye ahantu hitwa mu Minembwe no murahumva mu Minembwe. Ariho atuye nawe asenga Imana. Asenga Imana, afatwa n'umwuka w'Imana w'ubuhanuzi bwinshi cyane. Imana icyo gihe iramuhatira amubwira ngo nava aho mu Minembwe dusange aho mu Marundi, izamubwira imirimo azahakorera. Ubwo arinangira yanga kuza, ariko bukeye Imana iramuhata iramubwira ngo ubwo wagumye kwinangira ukanga kugenda iyo nagutumye, imuteza indwara y'urutoki rw'igikumwe. Ararwara kugeza igihe rumeneka ruvamo amashira. Imana ikamubwira ngo nimba udahagurutse ngo ugende no gupfa uzapfa. Amare kuremba rero niko kuza tubona araje ati Imana yambwiye ngo nze hano, nze gukorera Imana hano, imirimo izantegeka gukora niyo nzakora, ariko irandembeje ngo nze hano basange hano nze gukorana imirimo y'Imana. Atariko no kuhagera hari ahandi hantu Imana yateguje kuko tuzagenda gukorera imirimo y'Imana dusesuye. Yego. Ukeye ngo bagire iminsi mikeya turahaguruka, twamiraga nka kujya kw'abana b'Isiraheli, uko Imana yategekaga niko twakoraga. Tugenda ahandi ngo ni kuri Nyamara, ni muri Kongo, ni imisozi iyo ngiyo ni mu Mvuga. Dushitse aho ngaho yewe nari nkiri na mutoya, barubaka amare kuzuza amazu. Ubwo Imana ntiravuga isho yadutumiye aho ngaho. Baravuga batereka tugende tuze kuza kubaza uko Imana yaradutumye ngo nituze hano, ntituzi imirimo iyo ariyo tuzakora. Reka tugende tujye mu masengesho tubaza Imana. Baragenda rero bagira iriya twayitaga ngo ni huduma n'amasengesho. Ni mu mvugo ya hano n'amasengesho cyangwa se igiterane. Tugira igiterane turasenga. Nzanibuka kuko twatangiye amasengesho ku munsi wa kabiri ngo tuze kugera ku munsi wa gatanu Imana iri yerekana wa mugabo Karebu. Imana imwambika imbaraga zidasanzwe, akerekwa, akabona, akakuhanurira ubuzima bwawe bwose. Mbese ibizakubaho, ibintu byose byakubayeho n'ibizakubaho akabikubwira. Icyo gihe muri ayo masengesho. Igiterane kirarangira. Burya kirangiye inkuru ziba zakwiriye ahantu hose mu karere mbese twari turimo. Bavuga bati Rugari yafashwe n'umwuka w'Imana, none sinzi uko yahindutse, uraza akakubwira ibyawe byose udafite na kimwe wonamuhisha, yanabona ufite ibyo utumvise akakubwira ikimenyetso. Niba ari indwara yagufashe akakubwira mu igihe kinyanaka wafashwe n'indwara iyi, cyangwa se mu bana bawe bafashwe n'iyi ndwara, cyangwa se iki kintu cyabaye gite, arabivuga kuko aguhaye ikimenyetso ugahita wemera kuko ari byo.
inkuru ziragenda rero mu karere kuko hari umuntu w'Imana wavutse aho hantu araza rero icyo gihe igiterane kirangiye turaza dusubira mu buzima busanzwe ariko aratubwira ati njyewe Imana yansezeranije irambwira ngo nongere nsubire ngiye mu masengesho ngire mu minsi 10 ntariya ntamo kandi icyo gihe nta muntu tuzoba turi kumwe mu nzu nyine araza yavugaga ibintu mukabona ni ibintu bishasha bibaguye hejuru uwatekereza kuvuga ngo uranga ibihano byaraho byari biteguwe ngo ni Imana yari iraho abantu twese duhinde umushisi tugire ubwoba. Ubwo ngize ikibazo mubyeyi, icyo gihe mwabibonaga gutyo Karebu ari muri uwo mwuka wo hejuru kandi hariho n'ibintu bimeze gutyo, mwageze aho muza mu Rwanda, iki gihe muracyabona abantu bari mu mwuka w'Imana mwinshi nk'uw'icyo gihe? Ese abantu baracyumvira Imana nka mbere? Muri kubibona gute ubwo wenda bari nk'ubasubiza inyuma gatoya cyangwa se nk'uwegera imbere muri ibi bihe turimo? Ntabwo bikimeze nk'uko icyo gihe byari bimeze. Ubu nyine nubwo abakirisitu bahari cyangwa se nubwo abahanuzi bahari, Imana iraberekana koko ari ikwiriye ahantu hose, ariko nk'ijisho yari yarahawe uwo mugabo Karebu ntaryo nyine mbona. Ubwo ageze mu masengesho y'iminsi 10 ari mu nzu wenyine? Ari mu nzu wenyine. Icyo gihe yasohoye abana, yari afite abana 3, asohora mu nzu aragenda asigara mu nzu wenyine. Naho Imana yari yarababwiye ngo umuntu bazakorana imirimo n'undi mugabo ni mukuru wiwe, ariwe mukuru wacu wo mwa data wacu, aravuga ngo niwe uzabana nawe mu mirimo yose arimo akora. Aramubwira ati nubona mfunguye idirisha uzamenye kuko nzaba nagarutse, mbese amasengesho arangiye. Aratura ngo agere iminsi 4 hari aho ari mu masengesho tutabona tutinjiramo. Ngira amatsiko, ibitekerezo biraza ngewe, ndavuga ngo umuntu yaba yarapfuye natwe tukicara tuvuga ngo Imana yagiye mu masengesho aracariyo, naho umuntu yarapfuye. Ngira amatsiko, icyo gihe nari mu mwuka w'Imana mwinshi, imbaraga nyinshi z'Imana. Nigira inama yo kuvuga ngo reka ngere muri iyo nzu arimo. Ntabwo nabwiye, sinabwiye uwo mugabo Dawudi, ntabwo namubwiye, njye nyine ndagenda. Nshitse ndinjira, ndakingura ndinjira, njya mu cyumba ndareba, ndebye mbona ni kumurambo. Urabona iyo umuntu ari muri koma umubona ndahumeka, ntagira ate, ntanyeganyega, ndakunda buje, mbona nawe niko ameze. Ndasenga Imana burya ntibakure. Iyo usenze Imana ufite umutima ukunze, Imana irakumva cyane. Ndasenga ndavuga ngo Mana yo mu ijuru, nimba ari we wabikoze ibi ngibi, ndasaba ikimenyetso. Mpereza ikimenyetso niba kiriho atarapfuye. Nuko navuze, numva kuko atangira kuvuga ku ndimi. Avuga ku ndimi umwanya munini n'ijwi rirerire, abari hanze bose baramwumva. Kandi yari aryamye ubona ameze kandi yari yagiye ameze nk'uwapfuye. Kandi si amakuru mvuga, ni ibintu niboneye. Turi kumwe, ndamureba n'amaso yanjye, ntabwo yabujega, ntabwo yanyeganyegaga. Ariko icyo gihe arasenga, avuga ku ijwi rirenga, avuga ku ndimi.
amaze kuvuga rero agejeje hagati atangira kumpanurira. Imana iravuga, Imana iravuga numva kuko ivuze, iravuga ngo wewe ampanurira ugiye kuzashaka umugore. Ni umugore muremure w'igikara w'imfubyi utagira se na nyina, uwo niwe ugiye kuzashaka. Numara kubana iminsi azazana ashikagumbe abura urubyaro. Ubwo mise nibaza ikibazo, mwari musanzwe muziranye n'uwo mukobwa bari bagwanuriye ko mugiye gushakana, ntiwari usanzwe umuzi, byari imvugo y'Imana gusa nta makuru bifiteho cyangwa hari ayo wari ufite? Nta makuru nari mbifiteho, sinari nzi n'uwo ari we. Ariko barabigwanuriye. Abarampanuriye. Nawe mu mavuta menshi ngo birumvikana wese ubyizera. Nahise nizera, ariko kwizera ijambo ry'Imana niko rinavuga. Iravuga ngo wizera ubuhanuzi ari uko busohoye. Ariko ico gihe narashidikanije. Iyi ni Imana. Ato uzashaka umugore ashike agumbe abura urubyaro, utura imyaka n'imyaka, igihe umaze kuba umusaza, umaze kwiheba kuko utakibyara, ati nibusha mu gitondo ubyara. Aha hantu niba abantu bari mu kumbaza ngo se ico gihe yaravuze ngo n'uyu muzabyarana wa wundi wahanuriwe cyangwa n'uwundi, ibyo ntabwo Imana yabivuze. Yaravuze gusa ivuga kubyara, ko uzaba ugeze mu myaka mikuru nibuca mbyare. Yavuze ngo n'uriya mugore witavye Imana tuzobyarana ngashaka uwundi, ntabwo yabivuze. Yaravuze gusa ngo uzabyara umaze kuba mu bukuru. Dasa ndategereza. Ubwo mu mutima umeze ute? Mu mutima numva ndavuga ngo reka ndebe Imana nimba ari we yabivuze, bizaba cyangwa ntibizaba. Burya Imana niyo itwibikiye mbese hari igihe ishaka ikakwibagiza n'ibindi kugira ngo nuguma kubitekereza cyane niyenda byaguterera kure ku bushake bwayo. Imana ikomeza kuntambika imbaraga, ndategereza. Yego. Bukeye ndashaka, ntangira kurambagiza. Narambagije abakobwa batari bake. Uwo nguwo abaraje mu maso yacu no muri famiye. Urabona kera bagushimiraga umugeni, kavuga ati bariya abantu turabazi, uriya mukobwa umuzanye, tuzi imico yabo, tuzi imifatire yabo, bariya ni abantu bafite umuco mwiza. Akaba mbese dusengera hamwe, ariko atuye ku wundi musozi. Nari muzi bucya bene uko gutambuka ku rusengero. Yari akiri nawe na mutoya, nta bintu arakora mu rusengero ngo abe yamenyekana. Ni bene ukuvuga ngo umukobwa wa nyanaka. Ubwo abamuranze ni bande? Ko abamuranze mbese nkabirya nakubwiye kuko kera abakuru nibo bagize, nibo bakurangiraga. Nawe nubwo wagendaga kuza kumubaza, ariko wamubazaga nyine ari abakuru bavuze bati bamuranze. Ubwo ikibazo mise nibaza, ubuhanuzi muracyabwibuka cyangwa mwari mwabwibagiwe aza mugera ku bana ariko mutibuka ko azaba ari ubwibuka mu mwanya muto? Ariko mu gihe narimo nshaka ubwo buhanuzi naje kubwibuka nyuma, bemeje kuko ari we nzashaka. Naho mukuru wiwe nawe uwo mudamu wanjye ntabwo yari yaragize urubyaro.
baraza ndahakana icyo Imana yasezeranije ntabwo wagikwepa, ntabwo waca hirya ngo ugende. Igihe batangiye kurambagiza ndanabivuga, ndi mukuru we ntabwo nyine yagize urubyaro, ariko nanjye naza kuba nkawe sindugire. Noneho ryasezerano kuko nzamuzana agatura atabyaye, numva riraje. kandi ubukwe butaraba, ndabyanga. Mbyange bakuru banjye nibo banshingiraga bati none se niba uriya mukuru we atarabyaye ni ukuvuga ngo bose ntibabyaye, ntihariho bakuru biwe n'abarumuna biwe n'abandi bose babyaye, uriya ntakizamubuza. Batangira kuzana ibimenyetso, dore ikimenyetso cy'uko azabyara ni iki, kwibwira kw'abantu. Ndazenguruka rero ngenda nshaka uko ndabangira. uravuga uti sindi umushake ndajya gushaka undi. Ndagenda aho nikojeje kumva ntitwumvikanye nawe, naho ngiye hose nkabona bikanga, hakaboneka nk'inenge iyo kuri uwo mukobwa. Ntaruhanga ariko hebura ubushake bw'Imana, nibwo naje ndemeye ngenda kumubaza kwebura urabaye, ntabwo njye nishingiye kwebura arabaye ku mugaragaro. Yego, adusezeranya. Ariko icyo gihe iyo uri mu mbaraga z'Imana, uri mu mwuka, hari bimwe wibagirwa cyangwa se niba unabyibutse kumva bitagufasheho. yego. Ndashaka turabana na madamu, bya bindi aho nemereye kuko ari ubushake bw'Imana. Aza ari umukobwa muremure w'igikara, w'imfubyi, udafite ababyeyi bombi. ubwo mwagiye gukora ubukwe utabizi ko? Oya, nari mbizi, wari warabimenye, ariko usanga biruzuye bihwanye n'ibyo yaguhanuriye. numva bireka ngicike. Noneho umutima ukambwira ati ese ko yavuze ngo uzobyara, nubwo uzaba ugeze mu zabukuru, ikibazo ni kihe? Yego, nzaca mu bigeragezo, nshye mu butayu, ariko Imana yaravuze kuko nzabyara. Aho Imana, ibanga ry'Imana aho yari yarahishe, kwari ukuvuga ngo niwe tuzobyarana cyangwa n'ubundi. Yego. Turatura, turi mu mwuka, twari mu mbaraga z'Imana. Aho twabaga mu Gashasha, hari ahantu twagiye dusimba uburyo Imana yahadutumiye, naho tukahaba imirimo y'Imana yakoreweho, abarwayi basengewe, ibintu byose byabaye. Ibyo byo ni ubuhamya bundi uri hirya ndavuga ubwanyu. Turaza turabana, turi mu masengesho, turi mu mbaraga z'Imana, insa n'uwibagiwe. Yego. Nubwo nabitekerezaga gutya, ariko nkumva bitamfasheho ko mfite isezerano ko nzabyara. Ngo tugire imyaka 6 dushakanye. Ubwo byari baye mu mwaka hashize imyaka 6. Urumva ni 77 nibwo mwakoze ubukwe. Nibwo twakoze aya nibwo ubuhanuzi bwaje. Ubuhanuzi bwaje 77. Ndongora muri 77. Ubwo umwaka bwaje muri bwo mwakure mu bukwe. Oya, urumva ni 73 twumisha ubuhanuzi. 73 nibwo mwumisha ubuhanuzi. 77 abariho ukora ubukwe. Ubwo ni nyuma y'imyaka. Ubwo ni ushize n'imyaka 4. Hanyuma 74 mukozi ubukwe, hanyuma nyuma y'imyaka 6 ubwo byari bibaye muri 83.
hashize imyaka 6 mukoze ubukwe. noneho numva ndasa n'uzutse n'uwiteye hejuru. uzi bya bindi ubwa buhanuzi bwaba ari bwo. so nyine imyaka 6 abo twashakiye rimwe barabyaye, ariko barimo barabyara 2 na 3, ariko njye ndakicaye. ubusi bwa buhanuzi bwahanuwe nyine ko ariko buzaba, nigira inama ko bamuje kwa muganga. ndaje ngenda hano kuri Kiriba ni Uvira, hari umushiki wanje nkurikira, turajyanye kwa muganga. dushitse aho ngaho baradusuzuma, bangiye kudusuzuma. wabe mu mugoroba haje umudogiteri umwe ati ndashaka wa mugabo twarimo tuvura umugore we. araje araduhamagaye, yagize ibanga, duhamagaye twese, ndi kumwe na madamu, ndi kumwe na mushiki wanje. ashitse ati icyo nkubwira rero, twapimye madamu wawe dusanga atazabyara. none nimba uri umukirisitu, iryo jambo ararivuga. sinamenye niba yari umukirisitu yaba cyangwa se yari Yego. niba uri umukirisitu ugenda uzihangana, kandi utari we uzagende ushaka undi mugore, ariko uriya ntabwo twabonye azaza abyara. yarangije kuvuga gutyo, numva nk'ikintu kiza kikubita. ubuhanuzi burarwana rero. mufite amakuru y'uko muzabyara mugeze mu zabukuru, none muganga ababwiye ko mutazabyara. ese twumvire muganga, twumvire Imana, bimeze biti? ikibazo. uwo munsi twarangije kuvuga gutyo, batubwiye gutyo, madamu na mushiki wanje bo n'abagore baraye barimo barira, kuvuga ngo uzatore utabyaye. kandi bareba ubukristo bwanjye bakabona umukristo bwanjye atari bwa bundi mbese buhungabanya n'ikije cyose, ntabwo nzaza gushaka. ubuhanuzi rero buraducanga. ndavuga ndabitekereje niba ubu iyi ni Imana yavuze, twumvire abaganga cyangwa twumvire Imana? ariko nibuka kuko yari yaravuze ngo uzoshaka umugore w'imfubyi muremure w'igikara, ashika gumbe, ariko nyuma yaho uzobona urubyaro. siko yavuze ko nzoshaka uwo mudamu nkamushaka, nyine ufite izo bimenyetso, akavuga ko nzabyara. ese ni uyu nzabyaraho cyangwa ni ubundi? kandi mu mutima wanjye nkumva ndashobora gushaka undi mugore. ndaza, urabona nk'iyo bamaze guterwa urushinge rw'ikinya, niko nabaye nanjye. turara umuco, turagenda turara kwa mushiki wanjye, ngo ashike mushiki wanjye ashika avuga ati njye nyine namaze kumva bamuganga ko bavuga. none ndabizi nuzamuka ukajya ruguru, kuko twari turi ku misozi, ntabwo ushobora gushaka umugore wa kabiri. none mbonye ngo wicare hano, gushakira abagore barahari hano. mugabo mfite n'inzu yanjye ya next y'inzu, niyo nzagushiramo, ariko ugiye ruguru nkuko bagufashe mu itorero n'ukuntu usanzwe mu itorero, ntabwo ushobora gushakira ku itorero. Kwabonetse ikindi gitekerezo. ni ikindi gitekerezo.
ariko muri njyewe kuko namenye Imana numva n'ibigeragezo bitangiye ndabona ngo reka mpime Imana niba ukuri ariko kumworosha umutima mushiki wanjye namubwiye nti sawa ndumvise nanjye ngiye kubitekerezaho ndaya ubwo madamu we nta kintu ari kuvuga madamu we nta kindi yavugaga ubu nige yarebaga icyo uzakora cyangwa uzafata umwanzuro uzafata urakeye mu gitondo usezera mushiki wanjye nti ndatashe muri bya bindi wambwiye ngiye kuzabitekerezaho ntabwo nshika ngo uko umbwiye mfite nshaka umugore hano nanjye ndacyabitekerezaho ariko inyigisho zanjye wambwiye ngiye kuzitekerezaho ubwo nahise namusezeye nabwiye madamu tugende kuko twari twaraye kwa mushiki wanjye duhita tuzamuka tumaze gushika ubwo niko ndagenda naracanzwe ese n'Imana aba ni abantu abaganga bagaragaje bimwe Imana yavuze ibindi ntiwasobanukiwe niba waba uzabyara kuri uwo nguwo cyangwa hazaza undi mbese ibibazo byabaye byinshi biranshaka ndagenda ndasenga nashyize mu rugo ntabwo navuze amakuru yose kuko yavuze muti tuzobyara ntabwo ndi kwa muganga barapimye bavuga ngo nta kibazo ko nangaga kubaca intege cyangwa se ngo nteze umudamu nyine abantu tw'abantu turagenda rero nje amasengesho nawe cyakora nawe akaba ari umuntu usenga ngo mare kumva kuko ibyo byanjye tuzagezaho ndavuga ngo reka niheze Imana ndavuga kwa abapadiri nagiye nubaka inzu ahantu mu isoko y'uruzi mbese mu butayu aza kuyubaka ndayuzuza abandi batazi ijoro rya kabiri nibona niyo nararaga ubwo ijoro rya kabiri mbese umunsi wa kabiri nagendaga kuza kuraraho ubwo rwego ngo iminsi y'icyumweru wabaga mu rugo kuwa kabiri ukajya kurara muri iyo nzu wubatse mu butayu senga Imana n'icyo gihe nari nararwaye mu bintu bisa n'ibigeragezo karwara umutwe cyane ukandya ubona ubundi buhamya bwo hirya ariko nyine bituruka ku bigeragezo by'abantu ubwo rwego ngo icyo gihe uburyo wihayemo Imana uravuze uti kuwa kabiri sinzongera kuryama mu nzu yanjye ahubwo nzajya kurara hariya nihaye Imana nibyo kararayo nta wundi wari unabizi keretse madamu niwe wari ubizi kandi nabyo ukabikora uri mu bibazo by'ibyo bigeragezo byo kurwara umutwe ukabije kabisa kandi nabyo bigaturuka mu bigeragezo by'abantu nabyo mbizi bya bindi abantu bateza nyine umuntu abazi ugaceceka umukristo mukuru kabitwara bucece ntabwo nasohotse ngo ndagenda mvuga byabaye bitya ariko nyine mbizi ndagenda nkarariyo ngasenga Imana aho hantu numva hari ikintu wadufashisha muri iyi minsi iyo umuntu ahuye n'ikibazo abakristo benshi bo muri iyi minsi bari kwita basakuza cyane noneho by'umwihariko haza n'ikigeragezo cyangwa ikibazo nk'uko nguko gitewe n'abantu baturutse hanze byo noneho ikaba inkuru aho hantu numvamo isomo rikomeye harimo isomo ariko ngira ibanga imbaraga zavagaye imbaraga zituma mubasha murabizi neza ko ibintu hari aho byaturutse ni muri ba bantu muranabazi murakomeje murase mwabitwara gute kugira ngo mugire imbaraga zituma mubicamo nta rusaku nta kuvuga mbese ku buryo bitamenyekana aho twebwe muri uwo mudugudu twabagamo ntabwo twagambanaga mwagambanaga ntabwo twavugaga hanze ngo tuvugire hanze
mwavugaga ijyanyu hanze. twari twizeye Imana kuko nubwo ibigeragezo bicamo ariko n'iby'akanya gatoya bizarangira. Nta muntu wigeze mbwira n'uwo tuvukana ko naciye muri izo bigeragezo cyangwa se ndi mu ngeragezo. Navuga ngo ni indwara isanzwe. Isomo rikomeye. N'ubundi ibyo mwahuraga nabyo byabaga ari ibyanyu n'Imana na madamu gusa, abo hanze ntibibareba batabizi. Ndarwara nk'abantu banumva nyine biwacu barabizi. Narwaye umutwe, ndaruha ishana kanwa, ibisebe, ariko nkomeza ibanga. Sayoni ni iririmba indirimbo ivuga ngo ukwiriye kugira ibanga wahawe n'amasiye. Komeza kugira ibanga, sisakuza. Kandi iyo ugeze mu kigeragezo ntugasakuze. Iyo usakuje niho ugiteje. Iyo ubonye ugasakuza mu kigeragezo uba watsinzwe. Ndaceceka. Ubwo mwihaye Imana, bwa kabiri no kujya kurara. Wa kabiri karara, nta na wundi wari unabizi keretse madamu. Ararushe inzira iracika ijyayo, akabaho inzangaca ahandi kugira ngo inzira itazaboneka abantu batazayibona bakaroha bahanda bimenya cyangwa se bamenya kujyayo. Natura rero komezwa naho, komeza no gusenga. Kaba tugenda mu butayu, twageze mu butayu bwo gusengera mu mazi. Mbese naho iwacu hari igicaniro kitazima. Tukarara dusenga, tukirirwa dusenga, mbese bimwe bigatambuka muri mu mbaraga z'Imana. Turatuye rero tukuma muri ico bigeragezo. Abantu rero icyo gihe baratera, abantu bakaza bakakwegera bakavuga bati wowe ibintu wihaye waretse, reba uwo mwashakiye rimwe abana afite arimo baza gushingira. Wagiye ukareka, hanyuma ukagenda gushaka undi mugore akaza ukamubyaraho abana, ukazabona kwemera nyuma ngo ukizwe nyuma, ariko ariko ufite abana. Kasubiza ndi noneho simfite ubukirisitu bwo kurambika ngo mburambike hasi hanyuma nzaze kutoba. Mfite ubukirisitu bunkwiriye. Gasoma rya jambo rivuga ngo niki cyatandukanya n'urukundo rwa Kristo, kwambara ubusa n'ugupfusha. Ngasanga ngashira ibintu byose ku munzani. Ubundi numvira abangaba, ariko ubwiza bw'Imana nagiraga, imbaraga z'Imana nari mfite, nta Imana yarandinze. Nta joro nari mwe nigeze ntekereza ngo ndari mbona yo kuvuga ngo wagenda agashaka kugira ngo nanjye nzasige umwana mu rugo. Ngo nubwo hariyo amagambo y'abantu bavuga ku ruhande n'ikigeragezo kizi, ariko ntibyakubuza gusinzira, ntibyakubuza ko mufite amahoro mu mutima. Narabitekerezaga, ntabwo bangiye kubesha ngo sinabitekerezaga. Narabitekerezaga, ariko imbaraga z'Imana zigakomera, zikankomeza. Imana burya niyo itwibikiye, hakabihiza n'ijoro ryabo ikaza ikamereka abantu. Yego. Kavuga ngo tubona ngaba bana bawe, ishusho nkayibona uko nabibonye gutya mu ndoto, bikankomeza nabyo. Iri isezerano ry'Imana riracyahaba. Gatekereza nyine nk'umuntu gakomera.
turatura turi muri izo mbaraga z'Imana n'ubuhanuzi, tutangira natwe gusengera abarwayi, kuko umugabo yari yarahawe impano yo kurondora imyuka, agasengera abarwayi indwara ko waje umeze, Imana ikakuvugaho, akagusengerera, ari uwarozwe, ari uwagize gute, ibyo byose Imana yari yabimuhaye akadusengera. Mbese tuba kimwe nawe, twagenda tugenda iriya babyitaga ngo ni umusitari, mbese no kugenda tuvuga ubutumwa n'ikivugabutumwa, ahantu tugiye tugenda tuvuga, natwe twari dusigaye dusengera abarwayi bagakira ibiki byose. Turatura rero, turi muri ibyo bigeragezo, za 23 na 4 na 5 murakomeza muri iyo myaka bimeze imyaka yose kugeza muri 95 nibwo twaje hano mu Rwanda. Iyo nabo bari iyo myaka yose, ubwo guhera muri 77 mukora ubukwe mugahura n'icyo kigeragezo mugakomeza kugeza muri 95. Na wa mutwe kandi wababazaga wari ukiriho, wa mutwe watubabazaga wari ukiriho muri 95. Wari ukiriho, ariko kandi byari byaratangiye kujya byoroha, bitangira koroha. 95 mujya kuza mu Rwanda, ni Imana nabwo yabahaye amakuru yababwiye ko muza, cyangwa ko byagenze gute? Iho naho ni Imana yavuze, Imana iravuga, yego yari yaratubwiye ko ubu nyine ntabwo twiyobora ubwacu. Iyo wumva Imana kandi ukayibamo neza, ntabwo utagendera mu masezerano yayo. Twari dufite amasezerano ko tuzaja mu Rwanda, yego, aduheza n'ikimenyetso umuhanuzi, aratubwira ngo muzajya mu Rwanda. Hari umusaza wacu, ni data wacu, yapfuye afite imyaka 100 n'imisago, ariko aratubwira ngo muzajya mu Rwanda. Uwo musaza yitwa Sebasaza Rwiyamirira, akiriho atarapfa. Ikimenyetso mbahaye. Ubwo kandi ubwo icyo yakomeza yabutanze muri 83. Nyuma y'imyaka 22, ubwo ni 10 muri 73 nibwo abaye banuzi. Ubwo nyuma y'imyaka 22 muri 95 bari bwo muzi. Turaza tugeze hano mu Rwanda, nibwo uwo musaza yitavye Imana. Ni data wacu samakuru, ariko turi hano mu Rwanda. Nawe yabaga muri Kongo cyangwa yabaga mu Rwanda? Yabaga muri Kongo. Mumaze kuza yitaba Imana. Isezerano ry'Imana riba rirasohoye, kuko yari yaratubwiye ngo isezerano ikimenyetso mbahaye ni uyu musaza, muzajya mu Rwanda gihaga atarapfa. Yari umusaza ufite imyaka 100 n'imisago, ntiyapfa kugeza igihe muzi. Nk'ibyo warumbajije ngo ubwo twazaga turi mu isezerano ry'Imana, n'ubu dutuye mu isezerano ry'Imana. Ubwo amakuru mwari muyafite mbere? Twari tuyafite mbere. Turaza rero turatura, ariko hamwe n'ibyo nagiye mvuga uko twagenze, ariko sinagenda mvuga ibigaragaza twagiye ducamo. Z'ubutayu ndakubwira ngo wabyaye, kwiriye kugenda ugashaka umugore, nawe ukazasiga abana. Ibindi bigaragazo biza, dukeneye ishusho yawe ntukipfane. Na kera nari namwiza gatari kubona, biragaragara. Icyo gihe nagiraga umusatsi umeze nk'uw'abazungu, kandi inzobe nziza, mbese nkifuzwa n'abantu. Ubwo biragaragara ntabwo byaba bimeze neza ubu ngo mbere bibe byari bibi.
noneho icyo kigeragezo nacyo nyine ni ikindi kigeragezo ntubwire ngo kiroroshe. ubwo bivuze ko hari abakwegeraga cyane bavuga bati wenda twamubyarira kuko tubona ari na mwiza yaduheza akana gasa nawe n'ibintu abo nabo barahaciye umwanya wabo. bikana ko bitari byoroshye ariko nkomeza kwizera ndavuga ngo Imana yavuze reka nzabitegereze. turatura nza nibuka ari abavandimwe twigeze kugenda mu Ruhengeri nabo bambwiye bati tugende gusura undi muvandimwe wabaga mu Ruhengeri tuze kumureba. turagiye ngo tujye kubwira ishiro ngihara hejuru barantangira ati twe twarakubuse none rero twaje muri munsi wa none ushake tukeneye ishusho yawe kuko uzasiga umwana usa nawe. ubwo bari baguteze muri make bari banteze bati turasangiye ishusho yawe uzasiga umwana usa nawe. yego ubwo wenda mbasubije inyuma gato y'ubwo muri 1995 muza mu Rwanda mwahitiye he mwabanje kuba muri ahagana oya naraje nahitiye cha hafi arya hepfo hajya kujya harya mwibuka Nyabugogo hajya kuja Nyabugogo niho abacu bari baje mbere niho bari bari. ubwo turazamuka ngewe njya Kimisagara ku muhanda wiki nimba ubona umusigiti w'abayisilamu uba Kimisagara hano ku muhanda hafi ya kiosk ngewe nari haruguru yaho niho nari narabahoje inzu ariyo ntuyemo. ubwo nabona ubundi buhamya cyagiye muri 1996 nibwo waje ndavuga igihe twari tukibohoje amazu. ubwo muza bwa 1995 mwahitiye hano hafi y'Ibuga hama 1996 abari bwo sinahageze icumweru kimwe mpitanza inja Kimisagara tura aho ngaho ku muhanda nibwo banyine mazu baje na perezida yatanze itegeko rivuga ngo abantu babohoje nyiri mazu se cyangwa nyiri parcelle nazaza warabibohoje uzo mubaza ibyemezo gusabye yuko aho hantu iyo nzu ari yiwe icyangombwa cy'umutungo ntusanga ariwe inzu yiwe. icyo gihe nibwo niho nari ntuye nyirayaje ndamwinginga ndamukodesha navuyemo njya mu yanjye ndatura. rero nabona ari ngiye kuvuga abavandimwe barazaga baragerageza kumbwira ndababwira nti mubare nka kuwapfuye ubu nimba Imana izabikora ariko kuvuga ngo ingwe mve mu nzu y'Imana ngo niho nshaka ngo mbyare mumbare mu muryango kuwapfuye kandi ndiho ku by'umubiri. ariko ku kijyanye no kubyara kugira ngo nkore ibyo Imana itambwiye mumbare kuwapfuye bati ntitwabyumva kugeza igihe bucogeye nari umucuruzi nk'ahariya mwibuka nari nafite n'amafaranga. bamwe bakavuga ati umwe aravuga ati ngewe nzajyana amafaranga afite, ubundi aravuga ati aratunze afite inka muri Kongo nzazijyana. bagiraga ngo bambwire bankomeretse ninumva gutyo mpite nemera. ndavuga nti ibyo ni by'isi. baca umugani uvuga ngo umukamyi w'isi, sinzi niba icyo Kinyarwanda wacumva. umukamyi w'isi yasize iresi. uzi icyo bisobanura? mbese kavuga uko myumva muranyungana bwo kureta ni igihe inka iba yiteguye kuba yakamwa. mbese kureta kw'inka uyijya munsi nyana irangije konka inka ikareta ugakama. nanjye ndababwira ngo umukamyi w'isi
yasize irese namwe murimo muvuga utyo murimo murakamise namwe muzagenda musiga ikirese ibyo muvuga ngo ngiye kuzapfa nta mwana nsize ibyo mutekereza ko byanjye muzagabana namwe nimugirira n'ubundi namwe muzasiga bigihari ntabwo muzabijyana ntabyo muzajyana ariko ntabwo n'abagayaga nyine yari umubiri n'ishaka ry'uwo muvukana ibyo yakwiriye kubivuga nyine udafite nk'agakiza muri we gakomeye ni ngombwa ngo abivuge kandi ibyo bavugaga nyine byari kuri mu ruhande rw'umubiri ahubwo nuko basanze nye bari kubwira uwapfuye bambwiraga uwapfuye cyangwa se ko uwihaye Imana utakiwe nuko ibyo twabonye kubishamo ubwo murakodesheje Kimisagara turakodesheje Kimisagara 6 kuzamura kugeza igihe naje hano mu Busanza naje 2014 icyo gihe naje hano mu Busanza 2014 imyaka irirenze muracyategereje umwana turategereje umwana tukaroba tukaganira na madamu akambwira ati noneho njyewe nta sezerano ngira ko nzabyara wowe niwe urifite ubwo cyaba ari gihe mwatangiye gutekereza ko umwana ashobora kuzavuka ku wundi tutarabitekereza tukabiganiraho nkamubwira ngo nihaye Imana kandi nta mutima nari nijoro rimwe ngo mvuge ngo shaka undi mugore ngo mushake ho kubyara ibyo gupfa naho nta sezerano ngira ryawe kuzapfa mbere yanje ahubwo niyenda bene uko kuganira n'ijye warutanga atoya kufite isezerano kuzabyara ngiye nkaba ndadifite ntukimzayeho imyaka ya menopause yarashe ntabwo ukimzayeho umwana ubu ni ngewe uzapfa ushake kugira ngo isezerano ry'Imana risohore ubwo batangiye kubikuganiriza nkababwira nti iby'Imana byabaye ntabwo nshobora kubigarura ariko Imana niyo izi byose n'isezerano ry'Imana kuko riciye imyaka uruhuka avuga utese n'Imana yabivuze n'Imana yavuze igihe ko kibaye kirekire dore umudamu ntakibyaye amaze kuja muri menopause ntakibyara so yusinki mutegerejeho ngo aracyabyara ese zabyara nkabujya kwa Sara kandi kuko byose byagendaga mu isezerano ry'Imana nta sezerano ngira ryo kuvuga ngo azapfa shaka undi naho Imana iguhisha ibanga utabizi iyi Imana yavuze ariko ndabandemera ndavuga ngo uko bizaba byose nzapfa mfikwizera yego ntabyara ariko nzapfa nkizeye yego uko aheba ukaba nkabujya ku cyihebe tuzacyiturikizaho ibisasu kubwo kwizera akavuga ngo bizaba icy'ingenzi ni uko ntazahemukira Imana gusa icy'ingenzi sizahemukira Imana kandi nzakomeza kwizera kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo ukiranuka kwanjye ndagukomeje sinzakurekura ntabwo nzikuraho kunyangamugayo kandi sinaguhemukira amasengesho nasengaga nasimusaga Imana numva ibintu byaremereye cyane nkavuga ngo Mana uzi ko ngukunda ninapfa nkaba ngashaka abana iruhande
mbese nkabyita kugwa guhanguka mu Giswahili. Amaraso yanjye azakuje mu mutwe niwe uzaba wabiterereye abana ko bahaba, hari abo mu kubahereza batabashoboye kubarera, ukabahereza abamayibo, bamwe bakabasuka mu misarane, abandi bakabata ku muhanda. Ngewe ufite icyo kubareresha ndababuze, kandi abana batangwa nawe. Yego. Aya masengesho nyine nkazimurira Imana byo. Ubwo ibyo tugeze mu mwaka wari utangiye gusenga isengesho nk'iryo. Iryoho ndagira ngo ni mu 2000 na nko mu 2000 nibwo watangiye gusenga isengesho nk'iryo. Urumva ko rirakomeye cyane. Ndasenga ariko nkomeza kwizera. Warabonye nubwo wari ukiri mutoya, ntabwo nigeze ngaragaza kuko ndagira umwana. Hari amasengesho twari tuzi twarasenganaga yitaba Imana. Kandi urumva natwe twakuriye hara, nanjye murabizi ko nakuriye hariya muri Kodimu. Ntabwo Kodimu kuva hariya mpari nko guhera nko muri 2003 na 2004. Imyaka irenga 20. Uyu ni wa 31 turi hano mu Rwanda. Ubwo bose benshi babimenya madamu yitavye Imana, ariko bari bazi kunkungira abantu. Iyo uri mu kigeragezo tukagenda ukiririmba, ngo umuntu wese abimenye ngo uri muri iki kigeragezo, ntabwo ari byo. None ko wajya batubwira ngo kugira ngo umuntu akire indwara arayirata. Oya, bijya ntabyo kuyirata sico comara ikibazo. Ukwiriye kugira ibanga ryawe, ugakunda Imana. Naho ibintu byo kugenda uririmba urabibwira umwana w'umuntu ngo arikore iki, bakumvira ubusa. Ukwiriye kugira kigerageza cyawe kikakugumamo, kikamenyekana, ariko atari wowe ukizanye. Tura rero hariya cya hafi gufashwa urabizi ijambo ry'Imana, ariko ari umubabaro wanjye n'agahinda ari nge karimo, ariko undi wo hirya toyo kuko twe twabona gutera haleluya n'indirimbo, ibyo ntabwo twari kubimenya pe. Ntabwo mwari kubimenya. Niho nakubwiye ngo ikigeragezo ni icyawe, si icy'abantu. Ubwo ni ukuvuga ngo ibanga rituma umuntu ashobora kwihanganira ikintu. Kumva ngiye ndi kuvuga ko nkuzi harimo nk'imyaka igera muri 23. Muri iyo myaka 23 yose sinigeze menya ko utagira umwana. Ubwo ibanga ni rimwe, no gusenga gusa. No gusenga nta hamwe n'undi ugaceceka, kandi ugakomeza ibanga ugasenga, ariko gukomeye nako kutari kwa kundi ko kugerageza. Ugasenga nyine ukavinyuma, ukagenda byagera hagati igihe wacanzwe wumvishije nyine ibintu bitekerezo byaje atari ibingibi niyenda abantu bambwira nyine ibiki. Nijoro nabandyamye nkabona umuntu araje akaniyereka akambwira ngo dore ibyo wagiyemo, dore ngibi ibyo wiriwemo wagiyemo ni ibi ndi Imana yavuze. Akabigeke igacora umwana nkabona iramuzanye ikamunereka. Ubwo twamaze kurenga muri 2. Twakomeje noneho ubwo utangiye kubwira Imana iti amaraso yanjye azakubarweho ninabona umwana. Ni nabo ngashaka umugore wa kabiri cyangwa se ngasambana, amaraso yanjye azakubarweho. Ndabizi ko ngukunda. Kuko ubwo wa mugani birumvikana niba tugeze muri za 2020 kandi wakoze ubukwe muri 77, ubwo imyaka imaze kuba 43 irenga utarabona urubyaro. Umudamu yitavye Imana tugiranye imyaka 46. Uyu nguyu tugiranye imyaka umwe. Ubwo 46 yitabye Imana muri 2023. Mwarakoze ubukwe muri 77.
ubwo yose hamwe n'isezerano ry'Imana twari tugiranye nawe n'imyaka 46 kongera hine y'isezerano kongera hine isezerano ukaba 52 dutegereje isezerano ry'Imana. Biriya byose ubona kwizera ko ijambo ry'Imana rivuga ngo bituruka ngo dushobozwa na Yesu duha imbaraga, kuko byagendaga byageza hagati hagasigara kwizera, hagasigara kwizera ukumva urimo urahungabana ariko kwizera gukomeza. Turatuye iyo myaka yose kuko ibyacu byose n'Imana ibyerekana tugakora ibyo Imana yavuze. N'uyu mudamu mfite n'ubundi buhamya. None se muri 2023 umudamu wa mbere ajya gupfa hari amakuru mwari mubizi Imana yari babwiyeho? Imana yari yarabivuze. Umunsi umwe nararyamye nijoro unavuye ca hafi ngo ngera mu muryango mbona umuntu ahagaze aho arambwira ngo kubwira amakuru. Madamu yawe ngo yimutse, mama wawe yimutse. Itera hejuru ndamusubiza, noneho bimutse batambwiye. Ubwo uri mu nzozi? Ubwo ndi mu nzozi. Ati ngo bifate gutyo kuko bimutse. Tinjira mu nzu usanga zirarangaye, kabonaga agakombe kamwe kahariya, agasahani kahariya, mbese ni nk'itongo. Nitera hejuru, Imana yari yabivuze. Na madamu wenyine yabonye kundu hari umuntu wamushoreye amujyana, akazabona ariko aragendera mu kirere atise amaguru hasi, abona ubwiza bw'Imana. Abantu yabonye iyo ngiyo uburyo baje kumutega n'ibiki nabyara bikubwira. Urumva twari dufite ibyo bimenyetso. Umudamu tuza gushakana nawe, madamu yari agihari, mbona bazanye ishusho gutya, banyereka ishusho yiwe y'uyu mudamu afashe n'umwana w'uruhinja, umwana w'umukobwa. Mbona baramuneretse gutya ari uwo mudamu ari n'umwana w'imisatsi y'irende kiriya. Ntiyavuze ngo n'uyu umugore wawe, ntiyavuze ngo uyu n'umwana wawe, gusa anereka gutya gusa. Ubwo ni imbere kandi wa wundi wa mbere akiriho. Naranavuse namubwiye none ndotse inzozi sinzi uko zigenze. Mbonye umuntu banereka umudamu afite umwana w'umukobwa n'inzobe n'ibimenyetso ndabibona, sinzi uko bigenze kandi nta jambo basobanuriye muri. Nibwo madamu yansubizaga ati noneho ati iby'inzozi se yoba ari ukwerekwa uzaba umudamu wawe n'umwana wawe. Iwe nawe agakomeza muri ya sezerano ko twavuze ko tuzobyara. Wese akavuga gutyo kandi aracyariho, undi ntimumuzi nawe ntamuzi, ariko atangira gusa n'ubihamya. Agasa n'ubihamya. Reka turebe nyine zaba ari inzozi gusa. Igihe twarimo turambagiza tumaze yanyemeye nabyo zaciye ndagira ngo ubushe ko mbivuga hariya n'ubundi buhamya nabo igihe bishatse.
nibwo namubajije ibimenyetso, iki kimenyetso uragifite? Ati ndagifite. Ikimenyetso uragifite? Ndagifite. Abanza nyine kwanga, avuga turashaje. Naho twarasenze Imana irambwira ngo umugore wawe azava muri Kongo. Ubu nta kintu ushobora gukora, Imana itakivuze. No kubona hariya ca hafi Imana yavuze. kuko ahantu uturuka ni kure, harimo urugendo rurerure. Kuba mu Busanza ugateranira mu cyaha kwa Mudiyakoni wo mu cyaha hafi ni ibintu bigoye kubyumva. Ubu ni ubundi kwamya nabwo. Ntabwo twiyobora, Imana niyo ituyobora. Ubuzima bwacu ni Imana ibuzi. Rero ibyo bigerageza tubicamo kugeza igihe tuzira hano. Madamu yitaba Imana, mwese mwari muhari. 2023 tangira gushaka, ntabwo byari bindimo, ariko nyine barahata famiye n'ibiki, twese igihe nyine gushaka iby'Imana ngo tugeze hagati. Rero igihe cyo gushaka narwo ni urundi rugamba. Ese umudamu naza kuzana nkabiki igihe ntakirane niwe none nsubiye mu masengesho. Ndavuga ndi Imana niwe wabivuze, wari warabisezeranyije nyine ibi byose byabaye ko bizaba. None ngiye gushaka umugore sinzi uwo ari we. Hano uwo muziranye kuba abantu muri iyo myaka ni nk'abana bawe. Sindi na mutoya ngo niko nzogenda bene kwako niko kugenda tuvugana n'abakobwa. Sinabishobora. Ese tuzagenda gute? Niwe uzashakira umugore utunganye wasezeranije. Naho narasense ntugira ngo biroroshye. Abavandimwe n'abandi baturanye bakavuga bati shaka umugore hakiri kare. Rambamo ibimba muzababwira, ndarubango nunze bandembeje, ndababwira ngo mugende, umuntu uzazobona umukobwa wese azafotora ifoto yiwe ayinoherereze. Dufite amaso turebesha, ariko ari n'andi maso y'umwuka. Ariko sinababwiye aho. Barabwiye ngo bazane ifoto gusa. Bazane ifoto gusa, ariko mu mutima ari barabafotora. Amafoto ararenga. Aho umuntu wese undariye ku ijoro, yaba uwa famiye yaba ari umuturanyi, ukabona arafoto yakohereza, kazana mukubita amaso gutya ukabona atari kandi umuntu akwiriye kugira ibanga ry'Imana n'amaso y'Imana, atari yayindi yo kuvuga ngo narebye gusa nakubita amaso gutya iyo foto kumva atari. Biragenda rero abakobwa baruzura muri telefone, barafotora, ukabona zose bitagenda. Ese igihe uyu nguyu nawe bafotora barohereza, ndamureba mbona nawe mu mutima mbona bari nk'abandi. Kandi we yarabizi ko bamutangiye ifoto cyangwa bari yatanze ntiyabimenye. Nawe ntiyarabizi. Nabandi gusa bamutangiye ifoto ndayireba kuko ari byo bandanye narababwiye ngo murebe nyine numva umutima nawe uramanze. Ariko ndagenda ngere hariya ndagaruka telefone ndetse ndeba yafika. Ndagenda uwo munsi nayirebye gatatu. Ukajya uvuga uti siwe, ariko wagera ku ruhande ariko nkumva umutima uramukunze. Ariko ntushobora kumukunda cyane. Ubwire nijoro kuko zose ari Imana ibikora. Zana telefone ishyira ku itanda na ya foto. None se ahubwo ngize ikibazo, mbere madamu agiye arataritaba Imana, wari waramubonye mu nzozi, icyo gihe bakwereka ifoto ntabwo wahise umwibuka? Nahise mwibuka. Ariko nyuma uruvuga ako kanya ukibona ifoto ntabwo wahise umwibuka? Sinahise mwibuka.
ukajya wumva uramugaye gusa ukavuga uti oya ni nk'abandi nawe nyine nkamureka mbona uhashira akanya ukongera umutima uraje urongera urebye ndagenda ndasenga none kubwo ibyanjye byose bituruka mu gusenga ndagenda ndasenga ndavuga ngo Mana yo mu ijuru nimba warakunze ko ari tuzabana nawe mbeze umutima wo kumukunda nawe umuhereza umutima wo kumukunda ndarese icecekeye ndaryama bukeye birageza byo kugenda kuza ko mpeza ifoto telefoni barasinoherereje turavuganye ibintu by'abahungu n'abakobwa ndashaka njyewe umudukuzi ndamwibwira uko ngana mubwira ko nshaka ko tuzabana byose babivuga ndabona ukuze bashobora kubana naho kuko nanifite ibanga ko azova muri Kongo kandi nkaba narahangije kuko ari we ndamubaza ndetse ikimenyetso uragifite cy'uko umugabo we azava mu Rwanda oya ati ntaco mfite we ibi muriho ibyo Imana yari yaneretse mbere ibyo byazaba yujuje ibyo azaba yujuje ufite iki kimenyetso urambariza ndayakimbwira ndagifite ufite iki kimenyetso ati ndagifite umutima ugakubita akavuga ngo n'uyu bukeye aravuga ati njyewe zo kurambagiza nyine ni byinshi ntabwo nshobora kuvuga ngo nze umuntu ntarabona ngenda uzaze tuzabonane biki avuga ntabwo nshobora kuva ngaha muje muri Kongo muri kureba umugore wenyine zose aragira ataya nanjye ijambo rya mbere we urashaje none numva uzagenda ushakira ahandi oya ndabizi urishira hejuru uranga ariko uzaza nawe bikamuha hejuru Imana yamubwiye yarambaye ndetse n'Imana yakubwiye ndetse tuzi ko Imana izivuga sinamubwire ngo mubwire ngo niko yambwiye ndagushaka mujijisha ariko ico wo kwanga ariko uzaza nawe arategereza keye maze kumuhangira kugenda muri Kongo maze kundeba aravuga ati namwerekaga nyine inkantunze hano kuko ndashobora kugenda ari ndikano ndibusasi undebe arakugeza igihe azira agera duhurira na kwa Rando ndasenga Imana Remera unitegereze mushime cyangwa umbaye icyo gihe kandi nari mu mwuka ukomeye numva umutima umbwira ngo icyo ahitamo nahitamo ko nyanga ni sawa nahita ko nemera ni sawa mbese byose wari ubyiteguye kasi igihe yemera kwegura ababuze ukuntu babaye ibimenyetso byose ubwo wenda basubije inyuma gatoya mugihura kwa Rando yahise abyemera yabanje kugorana yabanje ni kujya kw'abakobwa ntabwo yabyemeraga icyo gihe nicyo tubazanya n'ubu nyine nta kuko namubonaga ari iriya akiri wabo siko namubonye duhuye numvaga ari ikindi kintu kije ndamureba nibagirwa no kugira bimwe no mubaza nawe uko yambonye nawe yaje kwibuka ari uko yagiye nawe yaturutse yavuga ati ndamubaza ibibazo byinshi ahageze nawe arabyibagirwa yagendaga ngo ashike niwe yambwiraga ngo azoba
ngo azansubiza abakobwa bagira ibanga nka yaho nyine aza kwemera gukora ibyo yabonye ntari mukuru kandi si muto ibyo ari byo zose ariko nabyo byemezwa nawe ari ubuhanuzi ubuhanuzi buraza buvuga ngo wowe hari umuntu waje kukubaza ateye gutya ngo aramvuga wese uwo niwe mugabo wawe umwange uwemere n'umwana yagutoye nawe arakunda aremera ubwo kose yarakidikanya avuga ati uyu nguyu cyangwa se uwundi rero kuri ubwo ndashaka kwihanganisha abantu nabo bari muri icyo kigeragezo babuze urubyaro rw'imyaka byinshi bategereje isezerano ry'Imana mukomere kandi iyo umuntu ari muri iki kigeragezo cyo kubura urubyaro kiba ari ikigeragezo nyine kigutandukanya n'abavandimwe kikagutandukanya n'umugore kikagutandukanya n'abandi ariko ubukuru ikiruta byose ni ukwizera kandi ugakunda Imana kandi ugasenga ukanamaramaza umwana ni ikintu kigoye amafaranga wayashaka kubaka amazu ariko kuvuga ngo ushake umwana umubone atariyo yavuze burya umwana ni impano iva mu ijuru ni impano Imana igena ikazana ikakubwira ngo ngiyi impano nguhaye ntiwashaka Imana itarikunze ngo umubone niyo ushaka abagore 1000 atari Imana yavuze ntabwo ushobora kuza ngo babyare hari urugero benshi baguye barashaka ariko ntibabona akava hamwe ajya kumushakira ahandi nawe bikanga akamuzana akamushitsamwo aho ngaho yagera aho ngaho ubyara rukabura cyangwa se yanabyara barya abantu bagapfa baryabyaye nanone agapfa ariko yiganyira ariko agira ati urubyaro rwamushizeho aho ni benshi ariko icyo mbabwira abantu banyumva ni ugukomeza kwizera kandi ukirinda Imana kuko ari ishobora byose kandi ugasenga Imana nimba ufite isezerano ukaritegereza rizasohora kandi niba ariko Imana yakugeneye ukavuga ngo uyu nguyu niyende uzapfa utafite icyo usize komeza kwizera ariko mbese ntutere imigeri musambe ngo reka nkore ibi ngibi ntiruzogira Imana niyo ishoboye byose kandi ukomeze kuyizera natwe twarayizeye urumva mu bigeragezo nubwo ntagiye mbivuga byose twagiye ducamo ariko twayizeye Imana kugeza umunsi Imana isoza amasezerano yabo ubu nyine dufite umwana afite amezi 4 n'igice Imana yari yadusezeranije kuko urubyaro rwacu tuzabyara mbere tuzabyara umwana w'umukobwa kuri iyo myaka 52 ubu nyine muri 2025 nibwo isezerano ry'Imana risohoye umwana akaba yitwa Comoro nari narakomeretse mu mutima iyo umuntu yakomeretse bazana icomoro akamuvura uzarebe ariya Yosefu igihe bene nyina na bene se bamugurishaga Yakobo yarababwiye ngo mugende uwo muntu wabagiriye neza ngo ubuki mumuzanira n'ishangi iyo shangi n'ubuki nibwo bwomoraga igisebe niho twakuriye ijambo rivuga ngo twite umwana wacu izina Comoro akaba igisubizo akaba arashira amazina asobanutse yose ayo yose ni amazina izina rya Comoro twari mu isi ataravuka tutazi n'inda kuko hari inda azanavuka madamu yampamagaraga ngo papa Comoro
nanjye kamuhamagara mama Comoro yaje kuvuka tubise. amen. N'igihe yagiye kwa muganga dukeka ko yasamye, yagiye ingenzi 3 zose akaza akamubwira ati umukobwa twite. Ndiyemera, ariko mbere ataranagenda naramubwiye ngo reka kwiruja kwa muganga n'umukobwa uzabyara, kubera ubuhanuzi wari ufite bwa kera. Ubwo bivuze ngo nubwo utarabitangaza abandi bazakurikiraho nabo urabazi. Imana yakoze ibi ngibi yonamye gusohoza amasezerano y'abandi bakiri inyuma. Ndabazi n'ibitsina ndabizi n'umubare wabo ndawuzi. Imana iduhe umugisha. Amen. Bajya bavuga abanyarwanda namwe mukuze ngo agahinda k'inkoko ngo kamenywa n'iki yatoreye mahari. Aha rero agahinda k'abantu batarabona urubyaro ndatekereza ko mwakumva cyane. Turakumva cyane mu basengeri. Rero mukomeze kwizera, n'ubu birambabaza iyo mbona umuntu akabona yabyaye nibuka agahinda nari mfite kabona nikafite, ariko hakaba ijambo dutandukaniyeho hakavuga ngo Imana ngiye ko nihanganye namureba nk'ubu Kristo ubwiwe afite nkabona niyenda atazihanganira ikigeragezo kw'inkicu cyo kurubyara ngo yihangane. Ariko kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ni hariya muri Yohana wa mbere igice cya mbere n'umurongo wa mbere haravuga ngo uwo twabonye intoki zacu zikamukoraho. Uwo niyo Mana, ntabwo ushobora gusubira inyuma. Uwo twabonye n'intoki zikamukoraho ntizaguterera kuvuga ngo reka ugwe ugende ushakisha hirya. Imana kubona umwana ni impano ituruka mu ijuru. Rero mukomere kwihangana abakiri mu butayu, abataragerwaho, ariko mwizeye kuko ibyo mwasezeranijwe. Kristo udagifite isezerano. Isezerano hari isezerano ry'abaringa naryo niryo nshobora kukubwira. Hari umuntu uza akaguhanurira akavuga ngo uzabyara kuboko kubona, ariko ninda atari Imana yavuze. Yego. Ubwo ni urundi rugamba rero na ugategereza uvuga ngo nzabyara ninda atari Imana yavuze. Ibyo ni ukugenzura imyuka yose, cyangwa se wowe wenyine ugasaba ikimenyetso. Gideyoni yasabye ikimenyetso, Imana irakimuha. Uru ni urugamba uba ugiye kwinjiramo cyangwa se winjiyemo. Uzasaba ikimenyetso umenye ngo ni Imana yavuze. Wicare mu isezerano ry'Imana uzi ngo ni Imana yavuze. Hasigaye rero mukomere mwihangane, nta isezerano ry'Imana rizasohora nk'uko ryacu ryasohoye ryari rigeze imyaka 52 none rirasohoye nyine dufite umwana w'umukobwa. Imana ishimwe cyane. Usengero nk'abantu batarabona urubyaro by'umwihariko, hanyuma Imana izakora imirimo n'ibitangaza. Urakoze cyane umunyamakuru. Mana turagushima. Uri Imana idakiranirwa nk'umwana w'umuntu. Isi irahinduka, abantu bagahinduka, ariko wowe ntuhinduka. Mu ijambo wavuze no kubikoza bikora. Tukweretse aba bantu batararonka urubyaro. Uwo ni umusozi ugoye, ni ikigeragezo kigoye ibitekerezo by'umwana w'umuntu, ariko Mwami Yesu niwe ushoboye byose. We Mana wadushoboyesheje kwatubashisha muri ibyo byose tukihangana imyaka ingana gutya. Mana batarabona urubyaro turabasabiye kugira ngo nabo heze kwihangana, kandi uzabasubize. Niko wabwiye Korneliyo, uramubwira ngo amasengesho yawe yumvikanye,
ngo n'amaturo yawe yakiriwe. Turagusaba kuko aya masengesho tugusengeye, dusengeye abatarabona urubyaro kugira ngo bazarubone, kuko abana niwe ubabise mu kuboko kwawe. Uri Imana ishoboye byose, ntiduvuga ku ijwi rirerire rirenga ngo niwe utwumva. Uri Imana itanga abana, uri Imana itanga ibisubizo, ugahumuriza abababaye. Mwami Yesu, turabakweretse ibyo twasengeraga ni byinshi, ariko muri kano kanya duhinduye amasengesho tukwereka abatararonka urubyaro, kugira ngo Mana nawe uzabasohoreze isezerano ryawe, wabahereze abana benshi mu isi kandi bari mu kuboko kwawe. N'ubu nyine uwo ushaka gutanga uramutanga isezerano ryawe kugira ngo ryuzure. Mwami Yesu, ubaheze kukwiringira, badasubira inyuma, badahungabanywa n'imiyaga yo ku isi. Amajwi ni menshi aturuka impande zose bavuga ngo wakora gutya, wabyara, washaka uyu nguyu, cyangwa se washakira muri iyi nzira yindi wabona umwana. Ariko uri Imana itaziharikwa, uri Imana yiyemeje, uri Imana wihagije, uri Imana ikora ibitangaza n'ibimenyetso. Mana ubagenderere kandi ubakomeze kandi ubasubize kwifuza kwabo, kuko natwe wadushubije. Turagushima ko ari we Imana ibikoze byose. Uzumva ubu buhamya, Mwami Yesu, buzamwubake kuko natwe bwatwubatse, tugategereza isezerano ry'Imana. Mana turakwiyegereje ngo ubane natwe, dusengeye n'iyi televiziyo yaje kenera ubutumwa bwiza. Turasaba kuko wenyine abantu bose bazumva ubu buhamya bwacu buzabakize, ubakura aho bari bari, ubakize muri byose, kuko uri byose. Umugisha w'Imana we hejuru yacu, byose turagushima ko ari we Imana ibikoze mu izina rya Yesu. Amen. Amen.